ibintu biri muri uyu mugabo giye mbibonye muri iyi minsi kandi ntago baramumenya. Batangwa ino hano. Uradafite umugore mwiza? Uyu ni umukazana wanjye. Yesuze barabashumba bahobere. Ntago bari bazi umukazana wabo. Mumwitegereze. Biro. Imana yarakudabagije. Imana igumugisha. Kango ni musengere. Biro muhe mikoro. Banza senge. Turashaka impano nyine. Sumunsi w'urubyiruko. Umunsi nga musengere. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Yego. Amazina yanjye nitwa Ingabire Lydia. Ndi umufasha wa Birori Donatien. Amen. Bampaye umwanya barantunguye ariko mu by'ukuri ntago nabura icyo mvuga. Amen. Gusenga nasengera umutware wanjye. Witeka Mana igira neza, turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye bwo kubana natwe. Ni byinshi waturinze iki cyumweru cyose kugeza ku wa gatanu. Hari byinshi byaduhigaga ariko Mwami Yesu waraturinze. Imana ngushimiye kubw'umutware wanjye, ndamukweretse ngo umurinde umugirire neza. Aje imbere yawe, hari byinshi agiye gutanga, bane nawe Mwami Yesu, umurinde umugirire neza kandi ibyabagezaho bize ku mutima wawe. Turagushimiye kuri Imana ishobora byose, turinde gumane natwe, tugusaba twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mwamubonye genda wishashira mu kuzima. Ureba ukuntu usenze neza. Donatien yewe natayikoresha amuganiriza abantu. Yesu ashimwe. Iyo umuntu ari ku gatutu aba afite nawe gutegeka, siko bimeze? Munyemerere muhaguruke rero. Bienve amfashije, ndashaka ko tuzamura ibendera, siko bimeze? Bavuze ngo hari abatanzi, hari utanzi nongeye mbabwira amazina yanjye. Mwese muranzi, yaba ari abashyitsi baje baranzi. Nshimire n'umunyamakuru yemeye kumperekeza, Imana iguha umugisha cyane. Akorera muri gospel nyine. Reka dutangire bamfashe tuzamure, turirimbe habaye umunsi. Mubimfashe ni ku rupapuro rwa 300, indirimbo ya 375. Mbere ko ngira ikindi ntangira mvuga mu mwanya muto igitero kimwe. Habaye umunsi wishimwe mwijuru, Yesu yitanga ngo agere musi, aza kubyarwa n'umwana utunganye, uwera atungana natwe. Dore urukundo rwatumye mfira mu byaha byanjye. Zarazuka wamuze nase agaruka zamushimira. Habaye umunsi babamba umukiza igorogota, ahemurwa mwatukwa n'abantu, yikoreye ibyaha byanjye byose. Dore urukundo rwatumye mfira baba. Zamushimira ibyo habaye umunsi Satani aratsinda, ntiyaheza
urupfa rutsinze ubu ni mu ijuru iburyo bwa se dore urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanjye bihamba mu mva haleluya maze arazuka ngo muze naze nagaruka nzamushimira ibyo azarazuka wamuze naze nagaruka nzamushimira ibyo azarazuka wamuze naze nagaruka nzamushimira ibyo Yohana ibice 11 umurongo wa 28 tugeze kwa 35 umurongo mwicare Yohana ibice 11 umurongo wa 28 turageza ku murongo wa 35 mumfashe tunyaru Yohana ibice 11 28-35 28 tugeze kuri 35 Yohana 11 umurongo wa 28 kugeza kwa 35 haravuga ngo amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara abyumvise ahaguruka vuba aramusanga icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero ahubwo yari akiri aho Mariya yamusanze Marita yamusanze abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka baramukurikira batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo Mariya ageze aho Yesu ari amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramubwira ati databuja iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye Yesu amubonye ararira n'abayuda bazanye nabo bararira asuhuza umutima arawuhagarika arababaza ati mbese mwamushize he baramusubiza bati databuja ngwino urebe Yesu ararira amen urakoze cyane wakwicarira ijambo rya nyuma baravuze ngo haranditswe ngo ayo makuru wabuyazi yarijijwe niki mukiriyo ibi nabibonye hano mu Rwanda mukiriyo kenshi usanga barafungura baranywa siko bimeze n'inyama bagashiramo twebwe aho mvuka twe nta nyama bajya iyo umuntu yapfuye kirazira ariko hano n'inka barayibaga yose tugakubita icyope tugahaga siko bimeze ariko Yesu baje kumuha amakuru y'uko umuvandimwe ya nshuti ye Lazaro agize iki tureba basoma Bibiliya nizere ko mutazana Bibiliya muje gusenga gusa basanze Yesu arimo kwigisha hari abantu benshi cyane abantu barazaramubwira ati erega jamaa yako anaugua inshuti yawe irarwaye umweza ko Yesu atarabizi uweza ko Yesu ayobewe amakuru y'ibyo tubamo y'ibyo twirirwamo yamarira turira umweza ko Yesu atabizi arabizi abanza gukauka arikausha gato abantu baragenda bamwe bagenda bavuga ngo ngo uyu muntu bagenda bamushakaho byinshi hatakuya ashaka abanyisirayeli ashaka abiwabo ariko Yesu ntakorera ku bwoko kandi ntabwo baterwa ntimubizi hanyuma nyuma y'iminsi ngahe après 4 jours nyuma y'iminsi 4 araza ahageze abaramubona bakiri kure hari abari bamubonye imbere atari Mariya cyangwa Marita baje barakauka barikawusha bagati wa muhungu wa Mariya wa muhungu atajya hindura ikanzu n'ingwepine na kaga kweto kamwe gusa reka turebe ko uyu muntu yapfuye wewe amushobora yakijije abatabona yarahinduye abantu
ba Maria Madarena bava muri ambuteyaje y'uburaya bacika abagendanyi ba Kristo. Yahinduye babantu aradekara ku muntu amushiramwe amaso atana amaso yari afite, arategeka agira amaso. Reka turebe wapfuye inyuma y'imisi 4 turebe ko abishobora. Kandi reka mbibutse ikintu kimwe ku batabizi, mu ishuri barabyigisha. Baravuga ngo umuntu yamaze gupfa agashingurwa umunsi wa mbere, uwa kabiri après 72 nyuma y'amasaha 72 aba yamaze kugira iki? Kurekurana. Ariko Yesu yarakawutse, ya misi yose irashira, acaza arenza haraza, aza ndogo gahoro gahoro, aza kureba babahungu biremera, aza kureba babantu ba Kacyiru, aza kureba mu miryango yanyu, asanga mwese amaboko mwayataritse ku mumeze uko mwihebuye, ngo aho nasengeye, ngo muri hope buri gihe ndatonda, nza kurangiza imyenda yanjye gusa nta niyo bangurira, sinunguka, narasenze Imana sindishurwa. Mwibaza ko Yesu atabazi? Twese twaje hano, harabuze umuntu ari kuri message, harabuze umuntu arimo atekereza bimwe umuyobozi wacu yavuga. Amasaha benshi icyo barimo barakora aya masaha harabuze. Ariko reka mbasabe, ukumva uguwe neza ukora ikibereye. Niwumva ushaka guseka, niwumva ushaka kurira, ukora ikibereye, kuko nje kwibutsa amateka mu kanya gato bampaye, sibyo? Ariko ndayibanda cyane ku ijambo rivuga ngo ararira. Arizwa niki? Hari ibintu bibabaje mu buzima. Ndibuka nkibura ababyeyi, simvuga amazina kuko turi live. Nkibura ababyeyi, ikintu cya mbere nakunda mama kuruta papa. Papa ntabwo twabanye cyane kuko yari umusirikare, ariko murumva ukuntu bahora bagenda, yari n'umwarimu yigisha Uganda, Zaire, yari kiri Zaire, kuko yapfuye 95 aha muri Congo. Gutyo twamubona misi miki. Ariko rero umunsi mama apfa, sinamenye icyabaye. Umwana w'Ibujumbura atasohoka, kuko narasohoka nkakubitwa, natinya gusohoka rero sinajya hanze, kiretse ngiye mu itorero ngiye kubyina, cyangwa banjyanye ku ishuri naho bamfata akaboko. Ariko igihe kiragera, Imana ishaka kugerageza ko bimwe mama yanshiramo yanyiza mbishobora. Mama ari mu Katolika, akaba ari umuntu acyabugufi cyane, akaba ari umuntu asenga, nawe yarazi kubyina kuko simbizi amatorero ya kera y'imanzi yabyinagamo. Urumva nawe yarabindaze, urumva mbikuriramo. Urumva nkabikunda ntapfuye, acyarapfa. Amaze gupfa sinamenya nuko apfuye, sinigeze narinzi ko wenda yagiye iwabo cyangwa ari ahantu gusuhuzanya, sinabimenye. Kandi twaragiye no kumushingura, ariko namenye amakuru ari uko muzehe yapfuye, kuko muzehe yapfuye twicaranye ari ku bitaro. Yafashwe yaragiye Uganda, bamuzana kwa muganga. Umunsi mubona, umunsi mama apfa yapfuye nko kuwa 4, nyuma y'umwaka papa nawe acyafatwa ari kuwa 4, abaribwo yinjira ibitaro, acyafa kuwa 6 tariki ya mbere 95. Ndibuka ikintu yaraje kunkorera, yaje kungiza kunshima hano, yarandinza arankomeretsa cyane ndababara. Turimo turumvikana. Naho ni sinarinza neza ikirimo kuba, kumena gahunda yo kwambugwa umubiri yari irangiye. Mujya mwumva bavuga ngo umuntu yapfuye, donasiyo y'ibirori nimwumva babwira ngo napfuye, ntimuzarire kuko jewe nkorera Imana. Ariko nimba mbashuka nkababesha ko nkorera Imana, muzaba murizwa niki? Nubwo baza bakantegera aha bakandasa cyangwa bakankerera, bakankizosi bakamvana n'ibyo munda bakagira iki? Ahubwo muzarizwe n'abantu banze kumva amagambo mbabwira, kuko gihugu wanje mwebwe amarira yanyu ntiyangarura, bizaba byarangiye. Niyo mpamvu njya ninginga buri wese, surtout mu bajene, mu rubyiruko, tujye dushigikirana, tujye dufatana. Umwe wese ansunike, n'umugore wanjye njya mbimubwiye, nabwo sheri rega utamfashe nta mama mfite, jya unsunika ngere kure, kuko icyo ntaragera iyi saha one day. Soka mama vuta mesha temba ngomuzure. Uyu munsi nutafashwa, nutashaka kumva icyo ndikunda kubwira, icyo ndimo kukwereka, nutashaka kumva guhagacira amarira yaye. Yesu yarage mwibaza ko atarananiwe n'urugendo, nta bisi nta KBS zari ziriho, nta n'indogoba yarafise, niyo yagendeho rimwe rizima Yerusalemu, yasabye lift.
ntimwari mubizi ayo mateka, ntimusoma Bibiliya. Yasabye lifti. Nubona unaniwe mu buzima urasaba lifti nawe, uhamagara umushumba. Buri wese nabonye hano amuhamagara. Hari abandi bashumba kugira umuhamagara uzana amaturo, ariko hano turamuhamagara saa 6 z'ijoro, ariko tujye tugabanya amasaha ntitukarenze, kuko nabo bari muri gahunda ze. Siko bimeze? Ariko mushumba wakoze kunyizera ukantereka hano, ni nawe yanyihamagariye, ntabwo ari buri wese. Uyu munsi ntimuzawibagirwe, kandi nushaka nawe uyu munsi uze kwihana, kuko nkubwira amateka ya Kristo. Pome, abajya pome iyo ndi kwifungura giye birangyohera, giye ndi kwifungura, ariko wowe turi kumwe ntabwo yakuryohera kuko nturimo kuyumva. Uzi kwiryoshye, siko bimeze? Uba wumva uburyo iryoshye ndimo kwifungura giyewe. Yesu randi kubabwira naramufunguye imyaka myinshi, nagendeye ku mbago giyewe amezi 9 bivanye n'umuntu yantoboje igare murayumva, ijya pedali bakandagiraho, arayintoboza, aho kuyikuraho gahoro arasikura, inyamira zamuka. Nyuma y'ibyumweru 3 nari mfite inyo, kuko nta muntu yanjyanaga kwa muganga. Umuntu yanyegera kugira mfashe yahita muvuma, yari umuntu anywa byeri. Simvuga ibyo ari byo, abari kunyumva ababizi barabizi. Amezi abamfashije mu baturanyi, ahantu mama amaze gufa, ahantu batujyanye, yarabasuzuguye, arabaturubika amanywa nijoro, ko yasinda yahagara ku nzugi zabo akabatuka. Ariko rero nyuma y'ibyumweru 3 ntangira kubona bwa bunyo bw'umweru bwo mu matwalete, ntangira kubona hano. Nafata sengre aya masengre twambara, nkatabura yari y'ubwana, nkafuka hano kuko sinakandagira hasi. Nafata bekiye imbago, niyo nagenderaho amezi 9 sha. Abantu barambona ntibamenye ko nanjye nigeze kugira mama. Abantu barambona ntibamenye ko nanjye ndi umuhungu wo kwa Birori. Birori ni izina ry'amateka mu gihugu cy'u Burundi, wenda no mahanga hano yagiye akorera. Kuko wankijije nyuma y'amezi 9 n'umuntu yabohowe na muzehe muri Kongo Ikirizayire, abamayimayi bamufashe, aramubohoza n'ingabo ze, ararokoka. Uyo muntu rero tujya guhura nyuma y'imyaka n'imyaniko, bamubwira ngo uyu muhungu no kwa Birori. Aramfata anjyana mu ikambi. Y'amezi 9 narwaye, narabuze gifasha, nararize. Hari abantu basonza watabaza ngo ngaburira akaguca amazi, ngo nifitiye byinshi bingoye. Urahazi saa 11 kuza kuhagera wowe, ko ibyo bintu batazabiguhambana. Yesu ararira. Aya magambo twama twumva hano nimwibaze ngo ni brag. Ndakunda mama Bishop yari marigisha, arakuvangira akakuririmbira, ariko akakujomba akakagushiramo. Benshi mutwarwa n'indirimbo kuko afite ijwi ryiza vre. No kuri afite ijwi ryiza yaririmbye na Diamond arahunga. Ariko benshi tuguma mu mudiho, niba bandi twihana temporellement, twihana kanya gato, twagera hanze tukaba imfyisi. Muzabuza Yesu kurira wowe? Akuzi incuro navumaguye Yesu. Nibagirwa wa mu Yesu yanyigisha, yambwiraga ngo akora neza, akora ibitangaza, ngo yabafashije mu manzi, yabagejeje kure, mama vuka Kibeho Inyaruguru, ngo yabafashije, ngo iby'ubwoko bitarazi biki n'ibiki birebire. Nahise umbwize, hari abantu baza Bibiliya, umva nkubwire, uyu mugabo nigeze kumwumva ariko sinkeneye kumwumva. Niba naratekereza umuntu ubwira ati bantumye amafaranga y'ishure, twayita assurance, abarabizi, twayita assurance, ngo mama twamahiri, nta mama wawe ari hano. Ikindi genda banshonje, manda shonje, ngo niba utazi nyoko aho bamushinguye uzambire mpakwereke ndacyahibuka. Nararize bihagije. Sheri uzajya unkunda sha, sheri uzajya unkunda kuko nararize bihagije. Niumva nkutuye igitekerezo cyanje, ntuzarabe inyuma yawe, kuko inyuma yawe Mukaroti yaharebye rimwe ntiyongeye kureba imbere. Ntuzarebe inyuma muvandimwe. Ninzi wawe ukabona hari kibereye, uransekera kuko namaze imyaka irenga 15 nta uzi iginyo ryanjye. Nanka gitsina gore kuko wankoreye amakosa yari gitsina gore. Uwo nita umubyeyi ngo mama twamahiri, uwo nita mama ngo nimba utazi aho bamushinga uranyibutsa. Reka dukorere Imana nk'abazapfa ejo. Urazi ejo saa moya zawe kuzazigezaho. Hari abajyama bakomeye ukabyuka urwaye umeze nabi. Sinanizi ko umugore wanjye aza kuza, igifu kiramumereye nabi, ameze nabi, ariko yaje. Suka amavuta mesha temba nk'umuzure, more naka
kugeza igihe uzazira sokama amavuta mesha atemba nk'umuzure. Niko bimeze. Jya uhamagara umva mushumba yigeze kutubwira kwa gatatu ngo dusenge saa 9 z'ijoro. Murabyibuka bari hano ko ndababona abo twari kumwe. Jewe narinzi ko nza kubyuka kandi najyamye kare kuko najyaga mbikora nkabyuka mbere ariko byarananiye ahubwo nikanguye saa 1 bwari ubwa mbere. Na uwo munsi niriwe mbabaye ni gute nanigwa n'akantu gato nkashukwa n'ibitotsi kuko uyu mubiri nzawambura muzazamurire ngo yongo dona for what. Byarangiye ahubwo mujye munsabira ntacika intege kuko nyuma yo gukira ubupfubyi nyuma kuko abantu abamama bose nta muzumva mpamagara mu izina ryewe Imana yo mu ijuru mbahamagara mama cyangwa mami niko njya mvuga kubera iki namaze imyaka irenga 15 nta na brosada ninde yakubwiye ko giye ntanukaga nage bya bindi ngo bahungu iyo tumaze kugira 15 ngo turakunda tugatereta uyu mwanya naye ndawufite ku myaka 13 nikorera byeri enye kandi sinajya kandi twasangiye byeri nkabona wasinze babandi batekereza iyo myaka nanka gitsina gore. Mfite sister wanje yarongowe kuva muri 2004 atuya yahoze ari n'umukuru wa hano benshi barabizi ariko uramubaza ntiyigeze ampobera na rimwe kuza ngo agire ngo yambudona banyita kigingi banyita nzovu kuko nari mbyibushe ariko 9 9 muzabaza ukuntu nari imeze naragafiriti buri ubu ndabyibushe baza mushumba na mama pasere bansengeye ndaha nari imeze gute mfite urusatsi rugera hariya mfite ibimenyetso bya bindi bitatu bya kanseri ariko ubu nta kanseri mfite nta ngwara n'imwe ndimo. Niyo mpamvu kuva hano byananirana nubwo nagenda hehe kure nzahora nibuka aho twahoreye ni wowe uhazi mwami aho wankoye narahabonye siko bimeze. Muzajye munyemerera nubwo azaba ari iwanyu ukene ko tuganira uzajye umpamagara nkubwire ibyiza Yesu atanga gratuitement ku buntu. Nakubwiye ubushize ngo agakiza karacyara ubuntu muri Rwanda Revenue nibarakazamura kuko nijoro ntirirabyemera karacyara ubuntu. Nushaka wihane ntuzategereze ngo mushumba guhamagare hari gazabyibagirwa cyangwa gahunda zizamubana nyinshi ariko jewe ni occasion unyurijemo wihana aho uri nugera hanze ntubimfyisi kandi uvuye hano uri intama. Nitukamare imyanya intebe zacu tuzangiza ubusa nta mpinduka. Every day hope ni hope. Abaje uyu munsi ejo ntibagaruka higeje why ariko igikenewe nuko turenga babiri birahagije. Nugategereze no kubwiriza ari ukugeze ku gatuti hera no ku rubuga njya ndeba no ku rubuga niyo tuvuze ijambo ry'Imana ntibakira ahubwo basanga inbox mutinya president mutinya nde nabwe vugira ku rubuga ntacyo bitwaye kuko sinagusanze inbox tuvugira Imana tugihumeka kuko amaso yawe nahuma uzaza kumbwira Imana utambona utazi naho nicaye. Nugera muri bombone bakagushiramo nigeze kuzijyamo nkivi Burundi kuko ayo nayandi mateka sinabigarukaho urumva nigeze kubijyamo reba ajya amafaranga asohoka kubera bombone ariko bara umuntu atarajya muri bombone tuzamura amaboko. Ufite amaturo nazature ufite icyo atanga hereza Imana uti Imana ngushimiye kuko niki waragikoze utabwira nta kibazo kuko Imana irakuze ariko niba hari icyo ufite uture uvuga ati Imana iki waragikoze. Niba narakiza ubupfubyi ukuguru kwanje nkaba ngendana masikatrice gusa nkaba ntambuka nkambara urukweto namaze amezi arenga 10 nta rukweto nambara ndikumbagwa amezi 9 naragiye mu kuzimu kw'imirambo 27 muri 2015 nkabavamo ndumwe abandi 12 bagafurira bagashiramo igitaka nkaba mpagaze mbabwira uburyohe Yesu afite. Naraje tukamenyana wenda wasanga iyo haza undi mujone uyu munsi wasanga atari kubabwira ibindi kukubwira ariko ngiye kukubwira ngo amagambo y'Imana twarayumvishe ogera ngo sayo kuri aza kwiboneraho wowe wiyumvira kwiyesari rwawe
iyi si si rwawe uzayisiga aha n'ibirimo byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagusaba kandi ngiye kurangiza, ngiye gusoza. Hari ijambo rivuga ngo dusanga muri Matayo 6:5-6. Matthieu chapitre 6 verset 5 à 6. Muhansomere abariho nsoreze mbabwira ikintu kibereye. Matayo ibice 6. Matayo ibice 6 umurongo wa 5 n'uwa 6 aravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagoga no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi uhere ko usenge so mwihereranye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. 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 Sigaje iminota 3 ngo dusoze. Ariko nayo ni myinshi kuko je niyo mpaye umunota ndawuvugamo. Ukuntu ibintu bimeze rero nitugakore nk'indyarya. Bakubwiye ngo tuzamuke haruguru. Mwava mwibaza ngo ni muri chambre ngo ni mu rusengero ndije nyine bakinge ntihagire umbone. Nubwo waba wicaye kuri iyo ntebe injira mu mutima wawe. Wa wundi uzazamura imbere y'intebe y'Imana. Imbere ya ntare y'umuryango wa Yuda. Winjira usenge uti Imana. Ariko aho nakuririye ngo ndashaka akazi. Mana utegereje iki? Imana ikeneye ko muganira. Mana ko je uzi ko ngeze mu myaka yo gushaka umugabo. Habura iki? Baravuga itangira ibice 2:18 ngo umugabo azaheba se na nyina agira iki? Yunga ubumwe n'umugore we. Bose bacike ayo. None ko ayo mateka uyazi tuvuga ngo gukebeba mu Kirundi. Uracyaterambute yaje gute? Uza ngo ushaka abahanuzi bagukubita ama etage za visa ntuva no mu cumbi wanyu horureza amaboko turashaka za promotion nidukora. Urabona akantu nta nitafari ugura urashaka kubaka etage. Dukoresha ubwenge, siko bimeze? Dukoresha ubwenge, tudahora turiza Yesu ahorana arira buri gihe nta na papier mushwaro tumuha. Papier mushwaro duha Yesu ni yahe? Naka kantu dushira hano kuko ninza nshonje mushumba zankubita 5. Ninza nshaka icyo nambara abayobozi bakuru babatwerese hariya nzabikubita ati gereforo bakubita kana nico gikora. Nitugatekereze ko ari ibindi bintu, ariko rero igikenewe nicyo dukoresha ubwenge kuko ngo nitubura ubwenge izatureka. Siko bimeze? Nitubura ubwenge izatureka. Nitugira twongere dutarame dufata umwanya mwiza rero. Jewe hanjye ndasoje ariko sinasoza ntagusabye ikintu kimwe. Kuvuvuka kugeza isaha ni byinshi Imana yakurinze. Tureke iyo myaka yose duhere mu gitondo ugeze uyu munsi. Hari abantu benshi bagonzwe bapfuye, hari abari mu bitaro, hari abavunaguritse, hari ababuze icyo bambara, hari abagiye barimo barakebera muri za boîte umuyobozi yatubwiye, hari abarimo barapfa nabi, hari abarimo barasambana, harimo nabaza gusaminda muri rijoro kubera uburaya. Siko bimeze? Ariko twebwe twaje kumvira ibanga ikiriza Yesu. Siko bimeze? Ukaba wumva ko hari intambwe ushaka gutera. Wumva ushaka gutera intambwe wegera Imana uti Imana ndashaka ko nezwa mwari no joro nibihe bizakurikira. Mpore ndu wawe uhaguruka huri maze dusenge. Wewe wiyumvira kwisari rwawe iyi si rwawe uzayisiga ahandi birimo byose. Uhaguruka aho uri nyine, singusabye gutera intambwe, uhaguruke gusa. Wowe wifuza ko Imana ikuzamura, wowe wifuza ko Imana ikugeza ahandi. Wasabye Imana byinshi, wararize cyane ubura uwuza kwesuye amarira yawe, warasetse bose bakakureba nk'umusazi, wararize, warashonje, wabuze icyo kwambara, warashatse ikiniki byaranze. Uhaguruke. Ukwemera niko kwiza kandi gusenga niko kuzima, kuko
ikintu kimwe mbwirije kukwibutsa ukanakimenya ahubwo ukanakimenyera. Imana yacu si ivangamutungo n'abandi, ahubwo ni umutungo muhahano. Tubwirije gushakisha Imana. Rero wowe wahagurutse, Imana irazi umutima wawe, irazi ibyo wanyuzemo uyu munsi, irazi amarira ari mu mutima wawe. Mu byubahiro bya Mama Reverend Anteritekaze abasengera. Mama Reverend ndabakunda cyane, niwe mama mfite, adusengere nanjye nkaba mbashimiye. Uwiteka yumve kurira kwanyu. Reka dusenge twese, birori tumukomera amashyi menshi. Imana imuhe imbaraga n'amavuta, ndetse ikomeze imugwize, ikomeze imwungure ubwenge, tumutunge ibiganza, tumusabire umugisha. Uwo mugisha uwakire kuko uturutse kuri Data. Hanyuma natwe twazamura ibiganza, reka tuzamure ibiganza, twahagurutse tuzamure ibiganza dusenge, tubwire Imana ngo Mana turagutakiye uko twaje mu nzu yitiriwe izina ryawe, kugira ngo wumve gusenga kwacu, urebe ibyifuzo byacu kandi udusubize. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima. Turagushimiye kubw'umugaragu wawe Birori umaze kutubwira ijambo ryawe ryiza. Mana yanje, aba ni abana, ni abakobwa bacu, ni abasore bacu, ni ababyeyi bacu bahagurutse kugira ngo Mwami tubashe kuzamura nabo ibyifuzo, kugira ngo ubashe Mwami wanje guhindura ubuzima bwabo ari ubuzima bw'umwuka, ubashe guhindura ubuzima bwabo ari ubuzima busanzwe bw'umubiri, ubuzima busanzwe bwa buri munsi, ubahindurira ubuzima. Mana, ni wowe dutakiye, ni wowe dutakambiye, ni wowe tubwira ibyacu, ni wowe tujya tugeraho ukadutabara, ni wowe tujya dusaba ukatwumva. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, hari ibyifuzo byo kubona agakiza, hari ibyifuzo byo kubona ibidutunga bya buri munsi, hari ibyifuzo byo kubona imirimo, hari ibyifuzo byo kubona ibyo twifuza gukora, hari ibyifuzo byo kurangiza amashuri, hari ibyifuzo byo kubona ubuzima bwiza, hari ibyifuzo byo kubaho mu bushake bw'Imana, hari ibyifuzo byo kugendana n'Imana. Ibyo byose Mwami wanje kubw'ijambo ryawe ritambutse, ngo Yesu ararira ageze ku gituro cya Lazaro, ararira cyane, ariko yariraga yuko abantu batamwizeye, yarizwaga nuko abantu batizera ijambo rye, yarizwaga nuko abantu bamumenya bamubonye ariko ntibamwemera, yarizwaga nuko abantu batemera ubushobozi buri muri we. Ariko aba bahagurutse Mwami bizeye ijambo ryawe, bizeye imbaraga zawe, reka ubashoboze, reka ubagenderere, reka ubasure, reka uhindura amateka yabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenze kugira ngo ibyabarizaga Mwami wowe ugenda ubikemure, ibyabarizaga ibyo byari bitumye biheba, be kwigirira nabi mu izina rya Yesu. Bamenye ko bakunda, bamenye ko bafiteho umugambi mwiza, bamenye kubagenderera, bamenye ko ufite umugambi wo kubuzuza, bamenye ko ufite umugambi wo kuzura ibyapfuye, bamenye ko ufite ubushobozi bwo kuzura ikintu cyafuye mu buzima bwa buri muntu mu izina rya Yesu. Uko wazuye Lazaro ariko uzura bene Data, ubazurira ibyapfuye, uzura ubuzima bwabo, uzura imibereho yabo, uzura imirimo bashaka, uzura ibyo bifuza, ubazurire mu izina rya Yesu, kugira ngo bongere bashime izina ryawe, bongere basubizwe mu imbaraga. Niko wabwiye Mariya, urabwira ngo nakubwiye ngo niwizera uri bubone kugira neza kw'Imana, niwizera gusa urabona imbaraga z'Imana, niwizera gusa urabona ubushobozi bw'Imana, niwizera gusa mu izina rya Yesu. Wamera umugisha kandi ubagire neza. Muvuga butumwa umaze kutubwiriza, reka nawe ugere mu rugo rwiwe uzure ibitagenda, ibyari byaramaze gupfa ubizure mu izina rya Yesu. Uzure iby'ubuzima bwiwe,
uzure ibiri mu byifuzo bye, uzure ibyo arimo kugusaba, uzure ibyo akenye mu izina rya Yesu. Ndamusabiye Mana kugira ngo uzure ibyari byarapfuye muri bo, uzure baba uzure mu izina rya Yesu. Nabonye uzura birori Mana, yaje ari umupfu, yaje yararwaye, yaje yararembye, yaraje Mana adafite ibyiringiro, ariko umusubizamo imbaraga. Turi abagabo bo kubihamya, warabikoze Mana, waramuzuye, waramwimanye, waramuhishe. Uyu munsi ni umugabo w'amateka, uyu munsi ni ubuhamya bugenda gusa. Izina ryawe rishimwe, wamuhaye umugore mwiza. Ndagushimiye Mana kugiye kuzura ibitari biriho bikabaho. Izina ryawe rishimwe, byose tubikomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.